we yari umugabo nibyo byarabaye byabaye hari Remera ni kuri Merdier ubwo nari mvuye nari muri rwagwa hari umuzungu araparitse ndavuga yari umugabo ni qu'est-ce que tu cherches d'abord ngo je cherchais une femme donc ok urashaka umugore ubwo urashaka umugore ok ouvrez la voiture pas trois turanywa turarya tumiza nkoko turarya ibintu byose mu gihe cyo gutaha abwira wa muzungu yari yashimye wa mudamu arora wamuboneye yashimye nyine yari mu taille française namuzanye ati c'est bien vraiment David yari n'izina ryanjye yari yemeye bon turangije amuha inote ya 5 turangije haramwihorera ati ok mwihorere no n'igihe yashakaga raba yari n'igihe yashakaga rero turajyana imodoka yarayiparika nyuma stade hepfo gato none arambwira ngo kushe ngo nindyame nubitse inta ku modokari none mfunguye ipantaro kubera nari maze icyumweru noga ngo non c'est ça pourquoi pas tu n'as pas nagé pourquoi pas angubita gutya ngo non tu es ça Yes, kambasuze nabifuriza ibyiza mwese mudukurikiye muri kano kanya nongeye kuba ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka nsuhuza abantu bose badukurikiye bari muri za diaspora zitandukanye tugarukane iwacu mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ngendisha do twishime yini Iris TV. Shimina mwese mwamaze ukanda subscribe mwese mudukurikira muduha imbaraga muduha ibitekerezo mu by'ukuri biratwubaka kandi bigatuma dukomeza gukora nta gucika intege. Uyu mwaka twatangiye ni muremure ariko tugomba kurangiza amahoro. Aka kanya rero twicaranye n'umugabo bita David. David ni umugabo utangaje cyane ndetse ni na pasteur ari byinshi tubiganira uyu munsi nyuma yuko na masiko mu biganiro byinshi bitandukanye naravuze ngo Yohani note namuzanira abakunzi ba Iris TV tukaganira akabaganiriza kugenda rw'ubuzima bwe. David kamaze nkwakire kuri Iris TV. Yomeye ndakomeye kabisa umeze neza ni fresh kwe imbaraga ari zose kabisa. Umwaka utangiye ute? Rero tongera ari fresh nta nomu kabisa nta nomu ibintu byose ni fresh mora ndi fringi toujours iminsi yose iminsi mikuru wayiriye ute na madamu? Bon iminsi mikuru nariye na madamu nirayiri neza ariko nari Kigali hano musiga à la maison bo nyuma za gusubirayo turarangizanya nta kibazo nta nomu. Mbere kubera turinjira mu kiganiro neza umunsi ashaka kuza kuganira ku mateka ya David mwabonye afite umukobwa ukiri muto bavuga mu bakavuga ati no musaza myaka 26 nabonye ku cyamakuru kimwe abandi batiri 80 umunsi waza kutubwiza ukuri ko bimeze urugendo rw'ubuzima bwawe ari byinshi wanyuzemo ari uburyo watetanye n'abazungu ari byinshi wanyuzemo hano muri mujyi wa Kigali urwo rugendo rwose nta kimwe dusimbutse muri kino kiganiro turaza kuruganira na David. Ndabona amazina yawe nyakuri yose na yahe ni Nkurikinka David uvuka he? Vuka mu Ruhango inaho tuye ubungubu naho nuye ubungubu kabisa. Tujye kugenda umurongo ku wundi urugendo rw'ubuzima bwa David aho yavukiye ko yakuze uko yaje kuza i Kigali imyaka yamaze i Kigali mbese uko yagize umuryango bagatandukana akafite umugore muto y'imyaka 20 byose ku murongo. Hanyuma David nuko rero kuri afite 22 ya byenda kumera kimwe afite bon urugendo rwanje nabaye na town Kigali ndangije njya Kampala site bayo 79 ndabyibuka na 80 ariko nagiyeyo kuba nashaka kujya nzagende mfate imeri nzaji Paris usanga wa muzungu nari narakunze cyane twari twarakundanye kuko yarambwiye ati à la maison à Paris mon papa il y a 3 étages donc arambwira ko tuzajyana Paris
ngiye gushaka passport akubwira ko ipari afite inzu eshatu za etaje iwabo yambwira ko iwabo afite inzu eshatu ati tuzaba muri imwe David ndakize kabisa ndatse kabisa ndanyakije nibwo wagiye Bugande nibwo nagiye Bugande ngiye gushaka inaha banyimye passport kubera barambaje ngo wanyu ntegamwa ni iwacu ni Murengeri bambe ni iwacu ni mu Ruhango barabanyagisenyi rero barambwira ngo uri kubesheganwa ngo uragipari kwenda iki kutagiye kwiga abo bandi ari kubasaga ubwo leta yari abanyagisenyi Okay Davi hanyuma nono kugira ngo tuze no kugira no kuntu waje gukundana n'uwo muzungu n'ibyo byose urugendo wanyuzemo kugira ngo uzamusange Paris uraza kubituganiriza neza ku buryo bwimbitse mu kanya ariko ubundi uva mu Ruhango mu ntara y'Amajyepfo kasi Kigali hari mu mwaka bo hari 74 neza kabisa ubwo ageze Kigali ufite imyaka ingahe bo nari umujeni banyitaga kadogo kabisa uri kiri mutoya ubwo bistumye nibaza ubundi koko imyaka wowe wemera ko ufite by'ukuri ni imyaka ingahe imyaka nemera bon niriya nyine none 80 73 imyaka wemera ni nayo ikundanga muntu yego okay abantu ngira ngo babyumvise uje Kigali rero kuri 74 se ubundi Kigali umujyi wa Kigali muri iyo myaka muri 74 uyu nguyu Kigali buri munsi uri kuyibona Kigali bigereranye isa nkaho duhiyo shusho y'icyo gihe kuntu byaga bimeze nyine Kigali ukihagera nahameze nk'Iburayi Kigali wepfo mu Kanogo hari utuzu tubyatsi n'utuzu tutabati twa fake ariko ntiwahabona ubu nasigaye wagira ukayobera asigaye ameze nk'Iburayi abataje reba Sonatube ya mihandi ihari wana bana reba ni fresh kabisa ibintu byarahindutse cyane yarahindutse cyane uzi Kigali icyo gihe waje uteze cyangwa waje n'amaguru icyo gihe naje ari imivumbi hari ivumbi hatari Kigali Butare abantu bagenda mu matoyota abantu babuzuye iyo twaza kureba Rayon Sport twaza kureba sport abantu baga tugenda mu ivumbi twanditse ivumbi buryo wagera hano kire kugiye buri duce kabisa muje kwa Rayon Sport Kigali Rayon Sport kabisa yari kundaga sana abitwa bandiki ba Poko ba Lisala bakina gupira batujeje 1988 dutora gikombe kabisa ari fresh kabe twararesewe cyane ese Davi icyo giye kuva mu Ruhango uzi Kigali ari kaburimbo cyangwa ari umuhanda w'igitaka wapi wari umuhanda w'igitaka siyo mpamvu twahinde ko ivumbi tu ukabona twanditse ivumbi kuba warigiraga famille wenda kajya muri douche nabundi twagiraga ivumbi bagiraga inamwe abayivumbi ivumbi ku matoyota mwasiga mu matoyota nta bisi zari bakaza wapi hano bashaka ari Iburayi kabisa uretse ko ngera ashaka kugira ngo bafite inote nanjye none nazura shaka kuba mfite n'imodoka yanjye ariko wapi uretse kuzagira imyaka ufite inote ufite n'imodoka umeze neza nzarongora je mfite ivatiri n'igipangu buryo abajene bose niko biyogose ngo bazarogwa bafite inote byahese biranga cereka wiyemeje kuvuga uti genda rongo kama mbaye nawe bivuze ngo uzarongora kwa none se Davi warongoye bwa mbere ushaka umugore bwa mbere warongoye warageze Kigali cyangwa waje Kigali usize umugore mu cyaro no nabanje kuzina urumva njyanaga Uganda none ndagaruka umugore arambwira rero kugira ngo ndongore kire kukijwe waciriye Yesu Jesus kandi Jesus iprevara ndibuka bavuze ubutumwa umupasiteri yavuze ubutumwa ngo mubyahishuwe ngo ebana ngo muruzatwika abanyabyaha ngo bashenda barizashya kwere yabare no excuse me Jesus ifrema mbabarira ibyaha byanjye ko nari numvise iryo jambo bavuze ngo bazatwika abanyabyaha ngo abatanditse mu gitabo cy'ubugingo mubyahishuwe niko byanditse ngo rutanditswe ngo azajyamaga Jesus azajyama abwira marayika ngo kanaka yanditse neza yanditse mu gitabo ati no we bakuhite bakundaga mu nyanja ya kumurana amazu ese Davi mirongo muri biri gufasha ni yubundi imfasha cyane Matrasonike ba mbere igice cya 4 Matrasonike ba mbere igice cya 4 13
umutwe w'amagambo uravuga ngo kugaruka kwa Yesu Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Ngo ariko bene data ngo ntushaka ko mutamenya ibyabasinziriye mutabara nk'abandi badafite ibyiringiro. Kubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka ngo ariko twizera ko Imana izazana na Yesu n'abasinziriye muri we. Ngo iki nicyo tubabwire tukibwishe ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe bazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazazana na hatabasinziriye. Kuko umwami wazaza amanutse ava mu ijuru ngo arangura ijwi rirenga n'ijwi ry'amani kukomeye ngo ni Imana y'Imana ngo nuko abapfuye muri Kristo nibo bazamaza kuzuka natwe bazaba bakiriho dore ko tuzamuka direct tumusanga heaven ku bitwari niko bizabeze kabisa abazi nikakandagira hamwe boya ni juju hejuru. David buryo basoma usoma imirasa usoma buryo nge ari n'abantu bari bazi ko ngutazi gusoma. No no sumufasa namuterese gukira none okay bese gato baga tushyira amashuri yabundi wagarukirije mu bakanga David. Bon amashuri yanjye mfite amashuri yakavukire n'ubwenge kuko bitaho niranja kuvuga ko abantu muvugana tunagarukiye mu gatatu primary primary cyangwa primaire ni mu gatandatu niho nagarukiye kabisa. Umuntu nukwiranje atu nukwiranje indimi igifaransa izindi ndimi waje kunguka niziuka byose n'Uruganda rumanyi yate Kampala nabade nasoka nimbera na tete myaka yemeka myaka 79 uri wa kabiri ne kinana ate nisoka ningena nimbera kiboga singo nabade yose kulimba uzikurenze David. Hanyuma igifaransa cyo numvise ukivuga kabisa nk'umuntu ko kwatetenye n'umuzungu. Ndagira ngo muri kano kanya dufate nk'amasegonda 30 ubanze usuza abantu bari muri Paris baradukurikira barahari bari za Paris n'indi bihugu bivuga igifaransa bari muri Congo basuhuze ubaye ikaze mu kiganiro tuguye muri kano kanya twumve kuno. Je vous salue les France les Paris pas de quoi parce que les amis je vous salue pas de quoi. David mu Rwongereza se n'abanyamerika badukurikiye abari muri England no mu bihugu za Canada bavuga kenshi ibyo byongereza nabo barashaka kumva bakira mu kiganiro. I love you London, I love Washington Eric donc Washington nani France Canada yes yes etc pas de quoi. Okay igifaransa nicyo yumvamo cyane. Hanyuma David ubundi noneho tugiye kwinjira neza ku murongo w'ubuzima bwawe mbere yuko uvuye mu Buganda gose mu Rwanda umugore ati kugira ngo tubane agomba guhinduka. Ubundi ngiye ngisi n'amatsiko niyo nkumonye na mu myaka ya ubungubu bitagira amatsiko none mu myaka y'ubusore wari umeze ute? Abantu benshi barabyibaza nabi bacu barabibaza ngo ariko ntago ujya usaza. Ubusore bwanje nabayeho ndi umujene bon nje cyakoze ntabwo nakunze kuba mu cyaro ni nayo mpamvu ubona nkomeye ariko nyuma yaho nagiye mu cyaro bo nkakora imirimo isanzwe nkakora siporo kuko narayikundaga cyane bon n'agapira nagakinnye ubwo rero byikatuma nkomera cyane. Siporo zituma umuntu adasaza vuba. Rero tugiye kwinjira ngo ukuntu ngo waje gukundana n'abazungu gukundana n'umuzungu ndetse ukaza kwerekeza muri Uganda ubwo rugero rwose waza kutuganiriza ndetse hari n'impeta ndi kubona wambaye zimeta zigera muri 3 zifite ubusobanuro mu kanya uzumbwira ati harimwo yakanaka byose waza kwidusobanurira neza hano mu kiganiro. Hanyuma David kwinjira rero mu rukundo kwawe bwa mbere nk'umusore uri Kigali ese ukiri Kigali kigeri Kigali wakoraga iki? Bon nkigeri Kigali ntago nakoze akazi gakakaye cyane bon nigeze gukora nakoraga na hano hepfo mu Kiyovu nkora muri jardin bundi nka umusekirite buryo gusa nibyo nakunda gukora. Ubundi nyuma yaho nibwo navugaga injiri tu
ese muri rya myaka abajene ubona nk'ubu ngubu abajene benshi baba bakunda imiziki bakunda gusuka mu tubari bakunda donc ama house party n'uturi tuntu twinshi nyine tugezweho nawe ugenda ubona n'amaso yawe muri ibintu byarangazaga abajene muri kiriya gihe byari biki ibintu mwabaga muhugiyemo bana byari muzike cyane muzike bundi twaraga tubyina kugeza asubuhi impara zigakubita umuziki wa Soso wanchinje ba tubi basebanana kubita umuziki hano aruguru muri Kivu twaraga tubyina kugeza asubuhi kabisa tukarikisha kabisa abanze bagezwe icyo gihe bari bande sebanana tubi nanda yakubitaga ingoma umugabo munini ubyibushye ufite ubwana bugira hano na Soso wanchinje n'abarumuna be kuba bacunzaga muziki tukageza ariko hari n'abandi bibutare bacunaga muri Nyampinga ba Jean Paul baba bacunagaga kuko yari yambaye Crayon na Shimboke ndababaye cyane umukobwa we nushaka uzagatwike hehe kuko jewe nawe naho tugihuriye kuko yari yambaye Crayon na Shimboke hanyuma se mu tubyiniro nizo ndirimbo abantu babaga bari kubyina cyangwa icyo gihe wenda habaga ari izindi ndirimbo zigezweho z'abanyamahanga bazinterpretaga ba Bomar ba Jimmy Cliff Alpha Blondy Jackson mikoro yari yarashe na Bomar acuranga ndi pile bize kurutsa kuri yarabyinaga muri rya myaka urumva ariyo cyane cyane abahanzi bariho baranapfuye kenshi abenshi baragiye bitaba Imana hanyuma se Devi tumwe mu tubyina icyo gihe twari turyoshye hano i Kigali n'utuhe twari tugezweho hariyo Hoberge hano hakurya Kimihururo hari Sherando nayo ariho bon Sherando yazinyuma habwo mu Kiyovu hari yitwaga Auberge ariko ni Remera naho hari no mu Mpara nakabyino kitwaga mu Mpara mu Mpara hari haruguru hari iriya hoteli bayita Serena hari Mpara good hanyuma rero dukomeje muri uwo murongo waje kwisanga gute ukundanye n'umuzungu mwari muhuriye he byagenze gute duye story mbese mu buryo bwimbitse mu buryo buziguye kuburyo n'abantu wenda babinyuzeho babyumva babisobanukirwa nyine neza oya icyo gihe bo Impara zari gucuranga Soso bari gucuranga noneho ngiye njyaye ari kumama nk'amasaha nkaya kwera nagira nifatira amacupa ya Primus ya Terikari inda iri buze bwa mbere niyo ndi guterete kuko je ariko nziza nayibonye yayi bien était taille française bon nuko noneho umuzungu araza nsanga yicariye hariya wenyine ari umutipe amuzanye arongera arigendera niba n'umushoferi wamuzanye simbizi nanjye nicarira byeri yanye nawe yifatiye Primus noneho harimo Primus icyo gihe nawe wibere kuri Primus zawe noneho yambaye hazi indirimbo ya Bomar ivuga no woman cry ivuga no woman no cry no woman no cry no woman no cry ndamuga nti ma chérie viens ici donc pour danser pas droit non je suis fatigué à cause de je suis fatigué non ya na unu ibana je t'aime beaucoup ma chérie tu es ma femme aujourd'hui toujours voilà quoi tu es ma femme aujourd'hui arika ma chérie mukora kumisatsi mbona natushije mbona umukobwa umukoze rero kubona natushije abayebe ubushije rero bona ragurutse turabyina uko tubyina namwegera nabaza gutwarwa ayebana avuga ati moi aussi je t'aime n'abaravuga ngo arankunze numva tumaze kwicara tumaze nti tu es soif
tu aimes whisky bien cognac ou bien martinet ati je t'aime whisky ok wesha zana whisky ngo baba ariko kubwira aba je nije niwe watumye whisky nije wayitumye nafite inote nafite 42 icyo gihe yari menshi yari menshi kabisa ifite inote rero ubona wasi ibintu byose babirya ntacyo yose ariko najya mwirandisho kugira ngo menye ko no mu Rwanda dufite inote nta wasi kugira ngo abone ko uri umusore n'umusore kandi nari nambaye Clio nambaye ama jinx amabitaga Maurice icyo gihe ni shene ya hano nari netizanye niza kera n'ikipe tu ariko ari niga nundi kera nari niga nafite n'amadrede kabisa na jedo yafite nuko umuguriye whisky bamuguriye whisky bon alors turanywa ngeze aho ndavuga tiem la viande donc de pour ou de chèvre ngo je t'aime pour kabisa mais OK niwe shashiraho icyo gihe bayitaga indege bashire badudurwa mu muceri ebana bakayiteka fresh irimo umuceri baraza turashwanyaguza David nawe ari hagaze ngeze ndabubwira OK je suis fatigué il faut coucher donc il faut yambwiye ngo tuyeheze ngo tiyabite là ndamwinira rero mwirana ni j'habite à Venido à la hôtel ici là kwa Kajangwe hari ahantu yubashye ari mu Kiyovu n'ahantu bita kwa Kajangwe mu Kiyovu hari icyapa cyanditse Avenido Kajangwe no ndamubwira ndirara ntuye hano rwose hirya gato none mitamubwira ni vraiment il y a beaucoup de familles mon papa maman grand frère etc niba nyibwiriye ngo umva chercher la chambre ici à la hôtel nous valide tous ça nous valide tous ugora mushusete mu rwara abantu benshi la vas-y namuteye sasa la ukotre yewe ndio mutwe uri hose nawe wamubariye uvuga ati nkoko yanjye naguze na whisky na whisky no niba nyibwiriye ngo umva chercher la chambre ici à la hôtel OK ma chérie je t'aime beaucoup vraiment nuko noneho ubwo niwe wambwiye njya kuyishaka chambre yari icyatanu chambre yari icyatanu muri ubwo yari iheze none si bisike kwa gutya iyo bisike kwa gutya icyatanu ekada yari ihenze cyane ari muri hotel muri za boutique yaguraga icyabiri ariko muri hotel yari icyatanu ubwo primus yaguraga ngahe akani 70 ngase 80 wari wahebye kabisa nahebye no nibwo tunangije tutera bya bindi kugira ngo amasaha atagenda baze gucuranga kubita umuziki kuko batangira kubita umuziki 3 n'abakiriya bamaze kwinjira abantu bose muziki uryoshye bo noneho bigeze gihita tugira gute gihita turabita tugenda muri chambre tugita bya bindi bitarashira tushira muri chambre n'umwe twari kuhara na bisikini twayimaze byose mujyana muri imuro bon il y a Coaster ici dans les Rwandais assis foot ici à la tapis donc turicara tu kuko abanyazungu ntago bazi iby'ikinyarwanda byo kwicara no kujya hejuru gusa na kimwe n'abagane cyangwa bazahirwa burya niko bamera bas ubwo agezaho ndangije ngo arahita avuga Guchiteme taviti ahita yimira hose ngira ngo agiye kwiruma ho bwamaye je uretse ko nawe yabwiye ngo nifate ururimi rwaje ngo bukarise gutya ntoyanire Rwanda vraiment c'est très mauvais nzabikorera ariko à la prochaine bas ubwo noneho nibwo rero yumvaga aryohewe nibwo ambwiye ati bon nibwo tugiye kubyina bensta tugiye kubyina tongera tugeze saa 9 tugiye kuryama turabyina indimbo zose zaba bacuranze mwavuye mu cyumba mugaruka kubyina twavuye kuko impara zitangiye gukubita umuziki nyine bitangiye kwira bitangiye kuba mu masaha kuburyo n'abasoso bambwiye ngo uratwemeje ngo none ufite umuzungu kazi kwe narabemeje neza basoso badose twari tuziranye ati David nagoroshye kabisa turatumenaguye byata nese David rwo Faransa umuvugishaga wari warukuye none wari warwigiye kera twigaga amateur d'Afrique
yiga mate d'Afrique rero igifaransa waracyumvaga kuri muracyumvaga ntabwo ari kimwe nk'ubu biga niba fate sinzi impamvu bati ushobora kujya mu gatatu atazi bamubaza nk'ikintu parler français parler cyangwa icyongereza wapi kumva ugasanga mu gicuku kandi rero no kutiga ni bibi cyane ugomba kwiga ureba apana kwirishinga ibintu by'abakobwa cyangwa n'iki ukasubiramo icyo wize kabisa ukagikora etide ku buryo abantu uzagitsinda kabisa icyo gihe rero byarangiye gute byarangiye mukomezanyije byarangije mukomeje gukundana umubano wanyu wakomeje ute umubano wacu bwo bwarakeye arambwira $100 ngo mba chercher la passeport pour aller à Paris parce que mon papa il y a 3 étages donc non mu gitondo amadolari sanga ya mafaranga natanze ahubwo areze yandegeje yacu kasi ashaka kuzagiza se ya ntarajya kije neza atangiza umuzungu yagize umuzungu kabisa njya kwishaka njya kuri migration ngize kuri migration nibwo bayinyimye ngo wanye nihigamwa ngiye wacu ni mu ruhango gitaramo ngo kandi kwanyenduganwa ngo kari kubeshya ngo karagagira ngo ipari kutagiye kwiga se ngugiye ngiye gusura famille bana my friend abaranyangira tu ndanyimura gutyo ntinzaje Kampala rero kuzagira nzarebe ukuntu hagiye umuzungu icyo gihe yarakiri Kigali yarakiri Kigali ahubwo yarambwiye icyo gihe yararisi avuga ati kwibaza kwa banjye kuguya passeport ngo vraiment les Rwandais ngo c'est très vraiment mu Rwanda sinzi bayikwimira ikisi naho niko bimeze icyo gihe ntago bazaga abakiga gusa abantu cyangwa abanyenduga ntago babumvaga wapi uturuka hariya kuva urenze Nyabaro ugere Butare n'itire n'itire impossible kabisa jari n'itire kabisa bakwinye passport rero reka renze kujya Uganda ahubwo naho rero ngira ikibazo kurenga gatunari anaciye yapanya ariko biranga zikiye ngo tuciye yapanya na mutipe nayo twari tujyanye habwo ari umunyeshuri wambwiye ati wowe ugenda uvuga ko ugiye Murago gusura umurwayi Murago ntago nanzi ko ari kwa muganga ati wowe yari umunyeshuri ugiye kwiga Uganda noneho ati vuge ko navuze njamba kaguti mpaka ko na passport mfite noneho niko nabigenda tugeze ku mupaka abasirikare baravuga ngo giye he mwana ngiye Uganda ngo giye gukora iki ngiye gusura abantu Murago bana ndamara iminsi ngaye gusa ngaruka ngo genda ngo ngaho agenda n'Imana yabakoresheje ibahuma imitima nkuko Jesus yajya muri Egypte ahunze Yosefu na Maria bamuhingishije abasirikare iki gihe bicaga abahungu abana b'abahungu kuko Farao yari yavuze ko yicaga abana b'abahungu Herode yicaga abana b'abahungu kugira ngo atazamutegeka atazavamo umutegeka kubera yamenye ko Jesus yavutse noneho arajya ahita abahuma amaso direct abasirikare bakoze kwika gahungu ku gitsina cyako banasanga na gahungu kana gahungu kari kezara naho ni yari Imana nzima iba mu mitima kabisa abaye ahita baca baraje bahingira Egypte hariya mu Misiri noneho rero waviki nanjye nuko nagiye riko yo mu mitima bagiye baragira cobotse nagiye gezeyo bo ariko nagize ikibazo abitwa abarugware bari bagiye kuturya bashatse kutwambura bakagenda batugurira umubisi bamubisi no kuvuga umutobe batageze Kampala bisi tukihagera tafite hano se bite byaho noneho abantu baravuga ngo bagiye kuduha akazi hagiye kuduha akazi kayikikitse ngo ahantu iriya barabantuza barabakira babandi babitaga skin abitaga nabakaramoja nabatoro nabaki abarugwari bari bafite imyuto gutya n'abacori bari mavuze nke n'abacori bari noneho baravuga ngo
ngo batujyanye kuduha akazi ngo umwe azarakora muri butike ngo umwe azaragira inka gutyo noneho aho tugeze ahantu bita Kiboga umutipe w'inshuti yanjye aramubwira ngo David ngo bana tuvemo iyi modoka tuba tuvuye mu twari tubishiriye ko bashobora kuba abantu baratubwiye niba batubwiye ati bariya barya abantu bari kubashyira mu ngunguru bakabatika bakazabadabatu Ubugande wavugaga uruhe ruri mugezeyo reka da waruzi igifaransa nagezeyo none ubwo tuvuye muri taxi bo njya gutereta indaya nari mfite udufaranga kugira ngo yarakundaga indaya oya nyimenye oya kugira ngo umenye ururimi gutereta indaya ngo chi brown ni giturisebo niko nari maze kumenya kutonga ubuto gusa ariko nyuma yaho narakimenye wamaze igihe kingana cy'Ubugande namaze imyaka 2 ugishakisha passport ngishakisha ukuntu nagerika en Paris ndagira ngo ngende mu meri mpite ngenda direct mu nyanja numara ko na passport agomba guca inyanja pake ubwo se wari ufite nimero ze mfate yinari zifitanye ahubwo ndabona uzatubwira story y'ubuzima abanyu mu Bugande bwose ukuntu bwari bumeze zababwira kabisa zababwira hanyuma se waje kugaruka mu Rwanda ryari naje kugaruka mu ntambara imeze n'abacyori bari bagiye kunyicaho direct abacyori rango bari bafite ibyutse bana none barambwira ngo waga Uganda si sasa unapitia wapi wana hakuna passport lakini wewe ni hakuna bambaza ni tigiti ya musoro ni tigiti y'umusoro wapi ndayibore tigiti n'umuntu kuvuga ibarate ry'umusoro niyo banatangaga ibarate ntaryo nari mfite wabaga mu bacori se naradamagaje asigaye afraka naradamagaje ibya gushaka passport ibyo byose iby'imisoro itigiti ya musoro niyo yakoraga Uganda bon none rero bati teremuka chini we abacori mbese bavugaga Igiswahili bavuga Igiswahili ngo tutakuwa wewe umusimara araza ati intambara rwo yatangiye nyine bon none umusimara amanutse direct bahita murasa nanjye ni barandase kuko bavuze ngo baranyica utabuwa wewe bamaze wewe kabila gani wewe ni mimi Nyarwanda sikala Museveni wewe tabuwa wewe sikala ndabyibuka kabisa nibwo Museveni yafataga igihugu atarifata barakomeje bararwana nyine jewe nacomotse nyine bitabigarukiri Kigali kuko bavuga ngo banjyanye ngo ni umurwayi bajyanye umutipe twari twarajyanye ngo tunataka kumpeleka nyumbani kwake Rwanda lakini ni mgonje kabisa hanyuma ugaruka mu Rwanda ugize Kigali rero wongeye gutangira ubuzima gute ngira ngo ari naga story niyize kumva ahantu ngukuntu ngo ari undi muzungu mwongeye kuza kugirana ibihe byiza uraza kutubwira ukuntu byagenze nabyo yarabere mu Rwanda niba muri Uganda ariko none wowe yari umugabo we yari umugabo nibyo byarabaye byabaye hari Remera ni kuri Merdier ubwo nari mvuye nari muri Rwagwa hari umuzungu araparika ndavuga yari umugabo ni qu'est-ce que tu cherches d'abord ngo je cherchais une femme donc ok urashaka umugore urwango urashaka umugore donc ouvrez la voiture patrouille badiji ninje turagenda ugiye kumushakira umugore tugiye mbona komeje ku kibuga cy'indege tugeze ku cyapa cya Mutini non ici c'est à la gare donc ici là tourner la voiture nous passons donc à Méridier komeza kuri Méridier turakomeza tugeze kuri Méridier ati mudukate duce kuri Méridier tugeze kuri Méridier ubwo ngiye kumushakira umugore nyine nzi ko ariko ngiye gushaka bo umugore nzana umudamu muzanye ngo non ngo c'est pas ta pouf donc patapufu nukuvuga ngo ubuntu ubyibushye cyane ngo va chercher taille française
ese uwo muzungu ari umufaransa nawe umfara arega n'abazungu bazi igifaransa niyo atari bose ndabyumva arega abatipe bamwe baba bazi indimi kandi bibera hali haro abaramwanze ubwo yagiye agura whisky turanywa turanabyina hari akabyiniro icyo gihe muri miride hari turakabyina kabisa n'abasi ari nijoro none sasa umuzungu aravuga ngo va chercher taille française ngo nshaka umukobwa ukiri muto ufite taille française muto wabunda uterera nkuko naterera gasheri wawe y'ubutoriye ntubibona se nuko burya umugore y'umuteruye nawe arishima kabisa rero yumva nezerewe ukamuzengurutsa uravuga uti umpetite wanjye reka nguterure kwere nuko umuzungukazi muzungu ageze aho turanywa turarya tumiza nkoko turarya ibintu byose mu gihe cyo gutaha abwira wa muzungu yari yashimye wa mudamu ari wari wamuboneye yashimye iyi nyine yari mu taille française namuzanye ati c'est bien vraiment David yari n'izina ryanjye yari yemeye bon turangije amuha inote ya 5 turangije haramwihorera ati okay mwihorere no nige yashakaga raba yari nige yashakaga ugombaga banga kumbe ni wowe yakunze rero turajyana imodoka yarayiparika nyuma stade hepfo gato none arambwira ngo kushe ngo nindyame nubitse inta ku modokari none mfunguye ipantaro kubera nari maze icyumweru ntoga ngo no c'est ça pourquoi pas tu n'as pas naché pourquoi pas aturano angubita gutya ngo non tu es ça ngo kuki ntoga tu ngo tu n'as pas il n'y a pas je suis la chômeur donc je suis la pauvreté il n'y a pas l'achat pour acheter donc une safo ngo nuko arambwira ngo nifate gutya gusa nifate gutya mbona yararangije basi all right ese David ibi nakubwiraga byose warabyemeraga kweli kubera ko Imana yari yankunze kera ubwo nanze yagiye kwiseseka mu kibuno Imana irabyanga ubwo nayo nabyemeye nyine kubera inoti kubera aje inoti ubwo se yagiye kuguhanga tugiye abanyarwanda nanze umutipe wafitwe n'umuzungu yamucije n'amamodoka yabufite n'izwana barabatinganye baratinganye erega batinganye n'ubundi bari hore n'umunyarwanda washatse kubinkorera hano mu Kanogo turarana ari umunyarwanda ashaka nsinziriye nyuye kumva numva Imana iseseka toka we ninakurega we bana my friend nige nakurega kwa kuno umurya wawe n'uwo twari mu geti wari rwose ukiri umusore nawe yakuba we n'uruva gusenya ni satani oya namaje kuvishirwa ni satani yanshakaga kugira ngo ankoreshe ibintu byanzenyije ariko ubu namenye Imana je nabasi nese byabayeho si blague byabayeho nese David byarangiye umuzungu aguhaye angahe bo nani siza abantu banyimye inzoga bana hari asomative muri za boutique banywa bihagarare kuko twageze hari asomative ahita ama $100 amadolari niba muzane engaziye none mbereka nifite n'amafaranga y'abanyarwanda sha mwari mwanyimaka ntitengaya ni muzane sha mba amadolari niwe ejo muzavunja nta kibazo barana njya kuyavunja mu gitondo bakubita gazi ya Primus mumera neza tumera neza nabasi nese David icyo atuma gutoga ukamara icyumweru utoga icyo gihe kandi uri umusirimu nkuko rega ni Kigali burya babaho bidafite aho kuba neza directeur akubitwa lolo ntuge rugire gute kubera ashomere ntago babyoroshye la vie coûte cher boshe la vie ubuzima buraheze ariko rero nuko ko naninyweraga cyane bwacya nkagenda nshaka ibiceri nkajya ko mbonye nkajya kwinywera basi
Nese okay. Tugaruke noneho ku rugendo rw'ubuzima nkuko twakomeje kunya turugenda. Umugore wawe wa mbere mwabyaranye abana batatu nkuko wabivuzeho gatoya. Waje kumushaka ryari mwahuye gute yemeye kugukunda gute n'ukuntu numva uri mu buzima bw'uburara cyane. Bon oui nakiri namaze kwakira umwami Yesu ndabana horeme Jesus je undemeye nkajya mfata Bibiliya nkajya gusenga noneho baye buzima iwacu bakabona abasi kayiragira mbaderanje ni wacu tegihe ndumupagani none bigeze anjana mu rusengero mu cyumba hano twasengeraga pastor avuga ukuntu umuntu ruzatwika abanyabyaha bo abavuze ukuntu umuntu ruzatwika abanyabyaha mbishira mu mutwe wanje ngo unesha mu byabishunga azatwara amahanga yose nkavuga nti ngo unesha ni uzambika imyenda ye ngo unesha ni ugicaranye ku ntebe bwa nkuko nanye nanesheje ngo waracika ngo azatwara amahanga yose ngo azatwara amahanga yose nkibaza nkabyibaza ngo bireze president of America cyangwa president of France urumva ngo uzanesha azatwara amahanga yose sinzi ukuntu Imana izabigenza rero bon mpita nyizwa je abavuze n'iby'umuriro bon ubwa burakwica uranyica ndabanze bo horeme Imana mpita nsobanukirwa Imana ndayishurirwa none batabasengera bande bikayiganza umudamu uwo nguwo nanjye mtamubwira nti bana tumyemenya Jesus niwe nzarongora tu aho kubera intambwe yaguteje se uhitamo kumugira umudamu ariko yarafite n'inote yari umwarimu yigisha asimbura abarimu ninambwiye ati wewe se ariko mu kwizera nta nzu nari mfite ariko navuga mu kwizera n'inzu uzayibona wakoze ubukwe mbese n'abakoze la style atari costume ibitambaro byanditse Paris costume yo itambaro byavuye Paris byavuye Burayi ukora ubukwe ubwo hari muri bya muwe mwaka bo muri mirongo 92 nagari kure cyane watinze kurongora natinze kurongora kubera feeling none se ari kurongora gute kuko ndazi ko nzarongora mfite ivatiri ya kaga bo izindi nzu nziza abasore biriko biyogoza babiyaya kwaje bazarongora era mfite inzu nziza ari mu mujyi wa Kigali nk'abana bana jewe zarongora mfite inzu nziza mfite ariko wapi siko byagenze ubona imyaka iragufasha ubona imyaka iragufasha narango mfite imyaka 30 ninga ni 5 wari watinze mbona umwana wa mbere no kabiri wa gatatu wa mbere ariko we yitabye Imana ariko nzamubona Jesus azamunyereka nitugira heaven muzahura ubu nawe nitugira mu ijuru yewe nzakubona ari uzaba bwisi kandi nzarigeraho kuko heaven ngo ari imyanda y'amazahabu n'amazi y'amahoro abantu se si fresh yitawuni yawo ntabwo ni fresh ntabwo meze nk'iya Kigali ntabwo na New York naye na Washington wapi ese ko tuzaba turya ikitungu cy'arana oya ngo tuzarya imasa bibyushye ngo tuzananywa na vin sha vino sha vino Jesus yaravuze ngo tuzasazira vino sha ngo zaraduterekewe bana zirahari taya ngo n'amarika ahora safisha inzu yawe cyangwa inzu yanjye ngo abera bazaza ryara ngo abantu bazaba bari hata abera kabisa bateguriwe neza ese abana bawe bariho bariho kabisa mwe yaramamagaye ndi modoka ngo sigiye ngo bira nabonye ngo kinango ese mwana wanje je nabasi je ndagira ngo nkine kandi n'ijambo ry'Imana riva kugira ngo isi yose yumve ubutumwa bwiza likandi je narabatuwe nabahowe ntago mboshwe ni dini yo kuba ngo ngo inzoga jewe ndayinywa jewe ntago nimeze nk'abandi bihisha banywa bihishe no kumugaragaro jewe ntago wumva ko kunywa inzoga ari icyaha no Bibiliya bavuga ngo nimugaca imanza y'iby'iminywere n'iby'imiri uraca imanza nka kwari Jesus peke yakuzaruca muwe murongo mu Bakolosayi ko nzi ko Bibiliya ivuga ko inzoga ari umukobanyi vino n'umukobanyi okay vino Bibiliya bavuga nanone iriruzuzanya ngo ntukanywe inzoga nyinshi zimwe uko baganya ntabwo nje zirakubaganisha gisinywe sinywe inzoga nyinshi rero kandi na Timoteyo muri Timoteyo haravuga ngo ntugacima ngo Paulo yarabwiraga Timoteyo ngo ujye unywa gakeya kugurwaye
inda yawe yakunaniye oya arizibya yakunaniye kwirinda kurwara kuko n'umubiri ukeneye alcohol yes buriya aba aya ibyo ngibyo tuzabiburana ubutaha kuko okay voilà nzi neza ko vino n'umukobanyi hanyuma umukobanyi ariko ntabwo dutwarwa nazo cyane tumwe gake abasenyeri ko banywa cyangwa abapadiri hari n'umupadiri nigeze kubona afite ikigoma yigendera turi ikigoma natwaye imodoka yari ikigoma cye ubwo se wabacurira baza bara abapadiri barazinywa ayamaye niba ntabwo bajya muri ibyo ndajya bavuga ntariko mu kujyamo munywa cyane ngo musinde kandi Jesus nawe ashaka kugira ngo nawe yangereyo n'abari banywa kuko iyo mbabwiriza ubutumwa banywa nabo barankurikira cyane bakabwiriza ubutumwa muri nawe uri kumwe abandi ba pasiteri ntibabasanga ariko je mbasanga nkamera nka Paulo yagenaga mu banyamahanga kiyoberanya nabo akamera nkabo namfasha ujya mu banywe umva nkajya oje none se abana bawe ngubu harimo barubatse cyangwa baracyari batoya uwo mpamagaraga ngo yarambonye yabonye umugabo ariko rero nawe ndamubwira ko ngiye nakoze mariage kuki mutankurikiza ni umukobwa urapanga n'umuhungu direct gusa uzi ko muzabana mirere okay ndamumefia ndamwihorera ariko yarashatse umugabo afite umugabo w'Ubugesera hari undi ni umuhungu nawe oya na Imana yampaye abakobwa gusa niba bataterana amahari ibihugu bitera babale ngo zari biraro ngo zari iki ngo ariko abakobwa bo ntacyo bakubaza ati n'abanyamahoro genda bashimira Imana nta kibazo abana babonye ibiganiro giye ukora ni iki kintu donc ni iki kintu babivugaho umwe yampamagaye tuvugana rimwe gusa umutaza kuvugana nzaza gushira amayinite tuvugane tumubwire ko nta basi nta nomwe nibwo mwari mukivugana kuva watangira kugaragara kuri social media kuko nta telefone nari mfite bari barayibye ariko nyibonye tata chance kugira ngo telefone ndi mu modoka yaranifuna mu kanya bon ni noneho ndaza kukuvugisha ni impuguka ntigiye ndongera ngiye gukina nanone aho mu Kigali ngo banyohereza amafaranga se nibwo niko yambwiye ngo hanyuma zuranyereza amafaranga ntimva ntizakohereza nta bantu umuntu igihe uzatubwira utabyo muzaganira nuko rero urugendo rw'ubuzima bwa David na ni rurerure turicaranye madame ameze ate bana madame ni fresh kabisa nta kibazo watekereje ute kurongora umwana urusha imyaka irenga 50 okay muri Bible nakurikije David bazina David yaratakireba neza atakireba agenda gutya yarahumye none kuko yari president of Jerusalem yari umwami wa Jerusalem none bamushakira agakobwa kakiri gato gafite utubere tugishinze akajyamo atushyira mu gituza cye akumva amenezerewe yari umusaza yapfuye yisaziye ari uko bimeze biranditse no muri Bible bura twabibona nawe uravuga ati David mugenzi wanyu ngomba kumukurikiza n'abandi barabizi n'abasoma niko byakenze none se niwe wafashe intambwe ya mbere ujya kumutereta jewe okay ngiye wamuteretse kuko ntose umukobwa ni guteta umugabo narambwiye chérie je t'aime nkaho uzumukazi kuko namubwira ndagukunda kuko muramukunze cyane ni nawe ukunze kabisa noneho ndashaka urukundo rwawe kandi tukabana ngiye ndashaka ibyo kubana pana byame n'ibyo basore bavangwe ngo turyamana cyangwa niki ahita yemera tu yumva afite gahunda nawe niyo bushize yaravuze ngo sinamukundiye amafaranga sinamukundiye ibikene bambe ko afite amafaranga waya nta n'amafaranga injuga mutete injuga tu erega ikibazo ni ugutinya uri umujene niyo wateretse umukobwa wize university yakwemera niyo umutinyutse cyangwa umwana wo mu boss umutunyise yakwemera miteba nesi yasa uko wabuteye ibitobo wabuteye ufatishije baramufatishije bas abaremeye ese muzakura ubukwe ryari we twagiye mu rukiko hasigaye ubukwe
nabwo muri kubiteganya ahubwo muzantwerera kabisa tuzagutwerera ko kabisa tuzaza kugushyigikira mu bukwe rwose kabisa ntabwo agira amasoni cyangwa niki umukobwa ugira isoni wapi kandi na biriya banga umuntu ugira isoni ni abadayimoni muri kugira isoni ni abadayimoni ni satani ushobora kwibuza ikintu kandi wari kukibona kubera isoni ni amadayimoni ni demo kabisa dayimoni y'amasoni tuyasengera turayisengera kwa Cina Yesu okay hari abantu benshi bagiye bavuga ati ntabwo byari bikwiye ko David abana n'umwana ukiri muto bamwe bakabinenga bakavuga ati umwana ni muto rwose reka nibikwiye wigize ubyumva okay narabyumvise arabivuze mu cyongereza ariko jewe we yarabyiyemereye neza none se ko yabyimereye kandi imyaka ye ikaba yemera ko yarongorwa no problem nta kibazo rwose nawe yarabyiyemereye yabi nibiri yemeye gusezerana imbere y'amategeko n'abazi diniya okay tubwire rero by'izimeta nabyo tugiye gusoreza ikiganiro cyacu umunsi tubwire iby'izimeta wambaye impeta zigera kuri 3 duhere kuri iyi ngiyi niyo umudamu wa mbere iyi ngiyi niyo wa kabiri iyi ngiyi ni ya Jesus ko nkunda Jesus twagiranye imishyikirano nawe tu peke yake Jesus kwe je niyo pose yaje je nkora pose zanje je monsieur zanje none se David bitewe wenda n'amagambo bivugira no kuntu ari byo uvuga wenda rimwe na rimwe abantu bakumva ko ari ibishego reka tubivuge gutyo ariko nanone tukabihuza no kuntu uri pasiteri ibi bintu arabatabyakira neza cyangwa se n'ababyakira neza ntabamenya wese afite ko abijudging ariko abatari bubyakira neza uyu munsi okay je narabohuwe ntago mboshywe n'idini ibyo narabivuze bibi haravuga ngo harabigisha ibyinda gusa aho kwigisha ubutumwa bwiza je iby'iminywere n'iby'imirire ntago ari byo ndeba je ndeba kuvuga Jesus peke yako wizera wese muri Mariko 11:23 haravuga ngo wizera wese adashidika yizeye Yesu ko azajya mu ijuru azarijyamo atarebye ku mirire ku minywere jewe rero narabohowe ntago mboshywe n'idini ntago n'umunyedini idini nige kuvuga ntugasegongere ntugafateho ngo ya kandi Bibiliya ngo ibiriwe byose biba biheze kuvuga ngo biba biheze iyo byitumye biba birangiye kandi je ndebe uwo munsi ninjiyemo ndeba Jesus peke yake ibyejo satani ntago yabindeka wapi ndebe uyu munsi peke yake ubu n'urashaka kuza direct kayitagera none se bwacana akoze wapi uri mutagatifu abacibaza galalwi nakazi ka galavu kubera ko nakazi ka kubera ko je nigiye mutima wanje Bibiliya bango niki kubera icyacyo kintu niba ugikora kikubera icya ubwo kikubera icya je nta cyaro nibonamo all right yes ese David arabantu bavuga ko gukina filime wabishobora ntabwo utekereza ko uzakina filime umunsi umwe nashobora yine amasha uri umukandida wo gushaka gukina filime diniya we nashobora kabisa ugahita uba umusitari n'ururu nashobora diniya wo nashobora kandi imva nizi icyongereza n'igifaransa nyine ndumva rwose uya itaya ebana nzabishobora kabisa ahubwo mumushyigikire nanjye ebana mbere nkagisupuza ubu abantu namera nkabezera urashaka kumera nk'igisupuzo nkaciga amaboga uzi ko ariyo teri bigezweho ahubwo buri nawe nabonye aba bashaje barabona batipiriya yes ni David rero twaganiriye ngira ngo mwumvise byinshi bijyanye n'ubuzima bwe nubwo wenda ubuzima bw'umuntu bafite amashapitre menshi ntago yazenguruka yose ngo yarangize ari birebire ariko yagiye tunyura mu bimwe mu bitendo byagiye bimubaho mu buzima ku myaka y'ingiye aka kanya kuri experience y'ubuzima wanyuzemo wagize sozuho inama urubyiruko rw'iyi minsi wabaye urubyiruko mu myaka yashize n'ungu urakishanisa nk'abajene kuko uganira nabo cyane n'uwo mubana nawe nacyari umujene siga message David kuri bajene bana abajene nuko gusa mwakwizera Jesus kugira muzashake uzashaka uramusengera umutima wawe ku Imana ituma abamarayika hamwe n'umwuka wera n'umwuka wera ari hano ku isi ashobora kuguha umukobwa ushaka
cyangwa umuhungu ushaka. Ikibi ni ugudasenga uvuga uti genda shaka. Iyo usenga uravuga uti Imana jewe umukobwa usirya ari inzobe cyangwa ari igikara, ukabwira Imana ya ukabwira Jesus aramugushakira ukabona araje, kandi ukavuga icyifuzo cyawe ufite, ndashaka uza niba akunda Imana zishaka umupagana aramugwa byanze bikunze. Nkuba mutipe narangiye umukobwa umujene witwa Eric baje of America, bari muri Amerika njyamo ariko mfite amatsiko kuzavugana nawe. Haba ubuko bukomeye cyane babereye Ruhengeri kabisa. Inama bayumvise ahubwo nabo niyo mpamvu ugomba gusenga utabwiye Yesu nta wapi. Hari igihe ubwira umukobwa uti ndagushaka waramukunze bikanga. Nanjye hari umukobwa nigeze gukunda cyane mukunda ari afite ubwiza budasanzwe, kubera kubura ibiceri wapi aranyaga kubera ngo ntanze ufite ngo raki, ariko nasenze Imana rero impundi kabisa. Nabasengera kuko vraiment kugira ngo nabo bazabone abadamu. Thank you Father, oh thank you Father, thank you Father, Jesus name, oh glory Jesus, glory Jesus, you glory Jesus, glory Jesus, glory. Glory Jesus. Oh, I love Jesus. I love Jesus. Oh, I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love heaven. 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 Oh, hallelujah. 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 Jesus name. Okay, hanyuma noneho David ugiye kudusengera mu Gifaransa. Ugiye kudusengera mu Gifaransa. Usengera abantu mu Gifaransa. Nako mu ndimi zose atuhera mu Gifaransa nicyo Igifaransa n'icyongereza dusoze n'Ikinyarwanda bagiye gihera ku Gifaransa dusenye mu Gifaransa kugira ngo n'abantu basuje mu Gifaransa babyumve. Oh Jésus-Christ, tu es ici là. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Jesus, tu es mon papa, tu es la roi, tu es la réponse aujourd'hui. Tu es ici du monde et du ciel. Oh, grand merci, mon papa. Grand merci, Jésus. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. I love God. I love heaven. Oh, glory, Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Tunakushukuru, Papa. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Hakuna Mungu kama wewe. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Tunakushukuru Bwana wa Bwana. Tunakushukuru Yesu wa magesha. Oh hallelujah. Tunakupenda Jesus. Oh glory. Oh hallelujah. In the name of Jesus. No mu Ruganda David. Turashoje rero dushimiye cyane David twabari mu kiganiro cy'umunsi, ndetse nimero turaza kwishyiraho ngaho kugira ngo uyifuza ukunda ibiganiro bye, uyifuza kumuganiriza kuri telefone, unuyifuza kukuremera David, ari umuntu wakugurira akabyero kinywera yanyine kataci cyangwa naga telefone nkazanye ndeye ibiganiro nakoze, ariko nyine n'ivyuma bicuranga kugira ngo nzacurangiye nzavuga ubutumwa bw'isi bwa final, kuko Jesus arashaka kugira ngo tuzavuga ubutumwa. Je ndashaka gukora nyine kwanza gukorana n'abandi wapi, nkagura ibyuma nkajya mbitereka hariya nkavuga ubutumwa narangiza nkabasengera narangiza nkagenda.
Okay. Kamodokari kazajya kabitwara. Okay. Ibyo byose birashoboka. Reka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye nawe butatuzongera dufata umwanya tuganire. Shimira cameraman watubanye natwe mu majwi n'amashusho yakoze cyane yari Jado tuyishime ni Ice TV mukomeze mukare subscribe muri benshi kugira ngo tumye tubagura umuryango wa Ice TV. Bye bye David. Yes, bye bye. Bye bye.